nguyu umukobwa wapfuye kuri Saint Valentin. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Nyuma yuko uyu mukobwa yaragiye gukora ubukwe n'umukunzi we bikarangira Saint Valentin atayirenze, aho uyu mukobwa agikora impanuka umutwe wahise ubura. Abashinzwe umutekano nk'uko mbivuga mu mashusho ndetse no ku majwi maza kubyumva, bashatse umutwe uyu mukobwa barawubura. Reka nze mbumvishe aya majwi, ariko icyo mvuga, iyi Saint Valentin ni Saint Valentin kuri njyewe ntago ari nziza, kubera ko kumva ngo umuntu wagiye gukora ubukwe arapfuye ni ibintu biteye agahinda. Ubwo bari mu modoka berekeza aho bagiye gusezeranira, sale yari yakodeshejwe yari yishyuwe, wumva ibyahise bikurikiraho. Kataga iri korosi kuko umugeni wari urasezerana. Umva neza, ahangaha hamaze kubera impanuka y'umugeni witeguraga agiye mu bukwe, ubwo yakataga iri korosi kuko umugeni wari urasezerana yangiritse nyine, we yahise yitaba n'Imana. Ariko uko namubonye byanaye ubwoba cyane, njye naye nigwariye nihahamuka. yari ameze gute? Ijosi ryose ryavuyeho, wabonaga ari ibinyamaguru. Imodoka yahereye hariya haraguru, niho yambukiye imbere y'uwo mugabo ahagaze bitari. Ihita yambuka ifata kuri iki giti, ikomeza kuza igeze hano, nibwo yahise nanone igwamo hano. Ubwo rero uwo murambo wavuyemo bawukuyemo nyine bahita bawurambikamo aha n'abakomeretse. Mu kuhagera bakuyemo igihimba cyonyine, umutwe ntawo barawubura. Yego, yari anambaye, yari yambaye imikenyero. Kuko urumva ngo ubukwe bwari kuri paruwasi, bari bakodesheje sare, bari gusaba bakanakwa, akaba ariho ubwo nyine banasezeranira. Ubwo rero bahageze imbere basanze ari igihimba gusa, umutwe ntago bitaho mu byo kuwushaka. Bakuyemo abandi, bagerageza guhamagara polisi, aho hagereye bashaka na ambulance, abajya kwa muganga barabatwara. Nubwo nyine twaje kumenya nyuma ko ari abapfuye, nyirango nenze umubare w'abitabye Imana, ako hari abandi nyine baburemo ubuzima. Abahageze mbere bakibona uburyo imodoka yaguye, bamwe agahinda kabarenze bararira cyane. Ni umugeni wababaje abantu benshi cyane upfa kuri Saint Valentin, umunsi w'abakundana akitaba Imana. Twese niho tugana, ariko umuryango we wihangane, umugabo w'umuryango wihangane, kubera ko twese niho tugana. Mwabantu mwe bavuze ko turi mu minsi ya nyuma ndabipinga, ariko uyu mugeni yababaje benshi. Icyanangaje ni uburyo uyu mugore hageze mbere yavuze gutya: Ibyahanuwe TV, Ibyahanuwe TV. Reka twongere tubaha ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa IT Nshima, wowe wamaze gukora subscribe. Mwikaze abakunzi bacu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba bwengera bwaryo, muri Kigali tubaha ikaze. Niba uziko Saint Valentin yagusize uri single, ihangane. Uyu munsi turagarutse, tuje mu makuru agiye atandukanye hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko hari byinshi babivugwa, gusa twibanda mu myidagaduro. Ndaza kuhera ku nkuru y'umuhungu wagize gutya, afata umukobwa bajya mu cyaro gukora ubukwe. Bamaze gukora ubukwe, umugati ngo tujye mu rugo i Kigali Nyamirambo. Bahageze basanga umuhungu naho afiteho kuba, abajyana mu kabari, abasiga mu kabari. Turabyinjiramo turebe inkuru za Saint Valentin, ariko uyu munsi online social media nakigiye hari n'amatiku y'uwitwa Rugaju ndetse na Laurent. Turabyinjiramo. Reka nongere rero nshimire wakwe subscribe by'umwihariko kuko ni by'ingenzi kandi by'agaciro, kandi ubwo ninje no makuru agiye atandukanye. Reka mere ku munsi w'ejo yari Saint Valentin, aho twabonye abafite abakunzi benjoyinga. Twabonye umuryango wa Linda, ubwo ni Linda n'umukunzi we rwose benjoyinga, ariko uwitwa Rugaju
ubwo yaramaze iminsi ari mu matiku umukunzi we yamugeneye ubutumwa ngiye kumvisha kugira ngo mwumve urukundo Rugaju Rigani akundwa n'abakunzi be kandi rwose Rugaju Rigani afite igikundiro. By the way, nabonye umuryango ndavuga umuryango wa RMC wihanangirije abanyamakuru ndetse n'amaradiyo yishora mu matiku. Reka mbanze mbumvishe uwitwa umukunzi wa Rigani icyo yamugeneye. Yego Rigani Rugaju umugabo nkunda rukundo nkunda cyane umugabo wancajije kuri uyu munsi wa Sevrate ndaguteguriye impano ndaguteguriye Mia ngiyi ndayiteguye n'umutima ukunze cyane rwose umugabo wimvuye ku mutima ntavuze nireka ndagutegurire Mia amajambo narenzaho nayandi nuko nkukunda cyane bimvuye ku mutima Mia ndakubita Mia tuza Mia nukuvuga ngo mukunzi nkunda ikibasumba ikibahiga mu Rwanda umusore nakunze Yego yego Mia tuza hagarara umusore nakunze cyane nukuri rwose mugabo ndakwinginze iyi mpano uyakire neza kuko najewe ndayiguhaye mugabo ndyohewe nezerewe nayiteguye mugabo mwiza nukuvuga ngo sinari gutegura imuzu sinari gutegura inzu nubwo ariko by the way namuguriye n'ishati. Ubwo uyu witwa Rugaju Rigani amaze iminsi ari muri beef n'utwa Lorenzo uyu mukunzi we yamugeneye impano mwayumvishe ariko ndari ndi mu rugo nicaye ndimo ndashima Uwiteka kuko nyiri muzima njya kubona inkuru y'umugore n'umugabo bapfiriye mu manuka ni inkuru yancenguye umutima kuri Sevrate tuzi ko ari umunsi w'abakundana nibyo twese turabizi tunabyemera ariko umuryango wose wapfiriye mu manuka yabaye niba ukiri muzima shima Imana niba utameze neza nabwo ushima Imana kubera ko nago uzi ngejo cyangwa uzaba umeze gute. Ninjira kuri inkuru uyu muryango wakoze imanuka i Karongi ni umuryango waruvuye mu murenge urumva bagiye kwizihiza ibirori by'uko bagiye mu murenge ariko mw'abantu mwe singa yavuga ko iyi minsi ari iminsi ya nyuma uyu mugeni wapfuye umutwe ukahita ucika akahita yitaba Imana abantu benshi byababaje cyane abantu benshi nagahinda. Reka mbumvishe iyi nkuru y'uyu mugeni wapfuye ku munsi wa Sevrate bamwe ati ni iminsi ya nyuma abana ati apfuye ku munsi mwiza. Reka nze mbumvishe. Yego reka nze mbumvishe inkuru ariko mw'abantu mwe rwose mbabwiza ukuri ibintu buraga agiye mu bukwe bwakataga iri korosi kuko umugeni wari urasezerana yangiritse nyine we yahise yitaba n'Imana ariko uko namubonye byanaye ubwoba cyane njye naye nigwariye nihahamuka. yarameze gute? Ijosi ryose ryavuyeho wabonaga ari ibinyama gusa. Imodoka yahereye hariya haragwa niho yambukiye imbere y'aho umugabo ahagaze ku bitari ihita yambuka ifata kuri iki giti ikomeza kuza igeze hano nibwo yahise nanone igwamo hano rero uwo murambo wavuyemo bawukuyemo nyine bahita bawurambikamo aha n'abakomeretse mu kuhagera bakuyemo igihimba cyonyine umutwe ntawo barawubura. Yego yari yambaye imikenyero kuko ngo ubukwe bwari kuri paruwasi bari bakodesheje sare bari gusaba bakanakwa akaba ariho ubwo nyine banasezeranira
ubwo rero bahageze imbere basanze ari igihimba gusa umutwe ntabwo bitaho mu byo kuwushaka, bakuyemo abandi bagerageza guhamagara polisi, aho hagereye bashaka na ambirasi, abajya kwa muganga barabatwara. Nubwo nyine twaje kumenya nyuma ko hari abapfuye, ngira nenze umubare w'abitabye Imana, ariko hari abandi nyine baburemo ubuzima. Yego, abahise bapfira aho ngaho. Umugeni niwe wapfiriye hano kuko we imodoka ikimara kuvuga ngo urumva yabarangutse hano igera hariya uri kubona bamurambitse mu kuhagera isa nkaho ikizuru kibiyemo hasi bisa nkaho aricyo cyayitangire kugira ngo idakomeza kubaranguka ijya hepfo. Uriko bahageze mbere mu gukuramo umugeni bamuvana. Uyu mugeni yaravuye i Rurindo ngo abaramwegereye ngo yagiye ubona ko afite ubwoba, ariko mu gupfa ngo hari amagambo yasize avuze. Umunsi w'abakundana, umunsi wa Saint Valentin, uyu mugeni we aragiye. Icyambabaje nuko noneho no mu gupfa kwe uyu mugeni umutwe we waje kubura, abandi bakuramo, we baza gushaka nyuma, ariko umutwe n'ubwo uraboneka. Niba rero uzi kumeze neza, warasimbutse Saint Valentin amahoro, ushima Uwiteka. Reka ninjiye no ku makuru yaranze umunsi w'ejo. Uyu munsi w'ejo havuzwe byinshi, ariko ni ibintu bya Saint Valentin nyine. Nabonye abasitari benshi bo mu Rwanda ni single nahoze mbona rwose abasitari bo mu Rwanda benshi ni single. Indi nkuru yabaye trend ni umukobwa ukina filime hano mu gihugu cy'u Rwanda witwa Mishu, waterewe ivi n'umuhungu ukiri mutoya. Reka mbanze mbumvisha amashusho bundi iyi nkuru nze nyinjiraho naho byabereye, mbabwire mw'abantu mwe iyi myaka tuganamo abantu benshi barasara mu rukundo. Reka mbumvishe no nkuru mwumve. Aha, nayigezeho. Mishotere wivi arimo ararira. Akabakobwa mwaratubonye mutubona ko dukeneye abagabo baranakubisha. Ngiye nta mugabo nyeneye ku rwego wambesha ngo urapfuye wowe. Shiri kumbikoze nibura kugira ngo wereke urukundo wambabare ukanyumva. Shiri mani nyumva. No ese basi nagukunda. Nabyemera wanjye. Nene basi nagukunda. Ndabyanze. Nagukunda. Nese niba ngukunda. Uramahamuye umutima wowe. Shiri mani nyine basi ndakwinginze mbabare. Uyu ni Mishu waterewe ivi n'umusore ukiri mutoya. Nabonye abantu benshi bagiye babreminga ngo Mishu arashaje, ngo afashe umwana w'abandi ku ngufu, ariko urukundo rurujya aho rushaka. Reka rero nsoreze ku matiku amaze iminsi ari imihanda. Uwitwa Rugajurigani n'uwitwa Lorenzo Musangamfura Christian bamaze iminsi bari mu matiku. Rugajurigani yivugira ati nanze ko baninga mu kibuno. Ibyo yavuze yavugiye kuri live, ariko nyabuna nta muntu yameshoninze mu mazina. Uyu munsi ku mbuga zitandukanye haba kuri Instagram nabonye benshi bakora Rugajurigani kuri RBA yirukanwe, gusa ntago biraba confirmed. Na makuru avugwa ataremezwa neza ko Rugajurigani yirukanwe. Bibaye ari byo mw'abantu mwe byaba ari ibibazo, kubera ko Rugajurigani n'umwaka ni umunyamakuru w'umuhanga uzi gusesengura amakuru y'imikino ndetse yewe no hanze yabyo. Reka nsoreze aha ngaha nshimira aho twabimwe amakuru yagezweho mu gihugu cy'u Rwanda. Nitwa Haiti. Ciao ciao.